Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Soma Bibiliya. Bakunze ikiganiro Soma Bibiliya. Uyu munsi turakomeza igitabo cya Yosuwa. Turasoma Yosuwa igice cya 22 ndetse n'igice cya 23. Yosuwa igice cya 22. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosuwa asezerera Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase. Nyuma Yosuwa ahamagaza Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase, arababwira ati: mwashohoje ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse byose, no mu byanjye n'abategetse byose nabyo mwaranyumviye, kandi icyo gihe cyose kugeza ubu ntabwo mwahemukiye bene wanyu, n'amategeko y'Uwiteka Imana yanyu nayo mwarayitondeye. Uwiteka Imana yanyu yaruhuye bene wanyu nk'uko yabasezeranyije. Noneho mwebwe nimujye mu mahema yanyu, muzasubire mu gihugu mwahawe, icyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye hakurya ya Yorodani. Icyakora mujye mugira umwete wo kwitondera amategeko n'ibyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse, ati: nimukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye zose, mwitondere amategeko, mwomatane nawe, mukoreshereze Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Maze Yosuwa abaha umugisha, arabasezerera, basubira mu mahema yabo. Nuko igice kimwe cy'umuryango wa Manase Mose yabahaye gakondo yabo i Bashani, ariko ikindi gice Yosuwa niwe wabahaye gakondo muri bene wabo hakuno ya Yorodani iburengerazuba. Ariko Yosuwa akibasezerera ngo basubire mu mahema yabo, abaha umugisha nabo, maze arababwira ati: nimusubire iwanyu mu mahema yanyu, mujyane ubutunzi bwinshi, murongoye amatungo menshi cyane, mujyanye ifeza n'izahabu n'imiringa n'ibyuma n'imyenda myinshi cyane, nuko nimugabane na bene wanyu iminyago y'ababisha banyu. Biyubakira igicaniro kuri Yorodani. Nuko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase basubirayo, bava mu Bisirayeli i Shilo yo mu gihugu cy'i Kanani, bajya mu gihugu cy'i Galeyadi, icyo bahinduye, aho bahawe gakondo nk'uko Uwiteka yategekesheje ururimi rwa Mose. Bagera mu gihugu gihereranye na Yorodani mu gihugu cy'i Kanani, bahiyubakira igicaniro cy'amabuye kuri Yorodani cy'ikimenywa bose. Bukeye Abisirayeli bumva ko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bubase igicaniro mu irasukiro ry'i Kanani mu gihugu gihereranye na Yorodani mu bw'Abisirayeli. Nuko rero Abisirayeli babimenye, iteraniro ryabo ryose riteranira i Shilo kugira ngo bajye kubarwanya. Abisirayeli bahera ko batuma Finehasi mwene Eleyazari umutambyi ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase mu gihugu cy'i Galeyadi, bamutumana n'abatware 10. Umuryango wose w'Abisirayeli utoranywamo umutware umwe w'inzu ya sekuruza. Umuntu wese muri bo yatoranyijwe mu bihumbi by'Abisirayeli ari umukuru w'inzu ya sekuruza. Nuko bageze ku Barubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase mu gihugu cy'i Galeyadi, barababwira bati: iteraniro ryose ry'Uwiteka ryadutumye ngo, iki gicumuro mwacumuye ku Mana y'Abisirayeli mwagicumuriye iki? Ko muretse kuyoborwa n'Uwiteka mu kwiyubakira igicaniro mukamugomera? Mbese igicumuro cya Poweri kiratworoheye? Icyo tutarakiranuka nacyo na bugingo n'ubu. Nubwo mugiga yateye iteraniro ry'Uwiteka, byatuma muteshuka mukareka kuyoborwa n'Uwiteka, kandi uyu munsi nimugomera Uwiteka, ejo azarakarira iteraniro ryose ry'Abisirayeli. Niba igihugu cyanyu ari igihugu cyanduye, nimwambuke muze mu gihugu cy'ubuturo bw'Uwiteka, aho ihema ry'Uwiteka riri, muturane natwe, ariko mwe kugomera Uwiteka, natwe mwe kutugomera, ngo mwiyubakire igicaniro kidatunganiye Uwiteka Imana yacu. Mbese wa mugabo Akani mwene Zera ntiyacumuye akenda ku byashinganywe, umujinya w'Uwiteka ugahera ko ukamanukira mu iteraniro ry'Abisirayeli, kandi ubwo uwo mugabo yacumuraga si we warimbutse wenyine. Kwiregura kw'Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase. Nuko Abarubeni n'Abagadi n'ab'igice cy'umuryango wa Manase barabasubiza, babwira abatware b'ibihumbi by'Abisirayeli bati:
Uwiteka Imana nyamana, Uwiteka Imana nyamana niyo ibizi, kandi Abisirayeli nabo bazabimenya. Niba twarabikoreye ubugome cyangwa gucumura ku Uwiteka, uyu munsi ntimureke dukira. Niba twaribakira igicaniro kugira ngo duteshuke tureke kuyoborwa n'Uwiteka, cyangwa kugira ngo dutambireho ibitambo byoswa cyangwa ibyishimwe yuko turi amahoro, cyangwa ngo duturireho amaturo y'amafu y'impeke, Uwiteka ubwe abiduhore. Ahubwo twabigize dufite impamvu kugira ngo mu gihe kizaza abana banyu batazabaza abacu bati muhuriye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli, kuko Uwiteka yagize Yorodani rugabano hagati yacu namwe, mwa Rubeni n'Abagadi mwe, nta mugabane mufite ku Uwiteka, niko abana banyu bazabuza abacu kubaha Uwiteka. Nicyo cyatumye twigira inama tuti henga twiyubakira igicaniro kitari icy'ibitambo byoswa cyangwa ibindi bitambo, ahubwo kizaba umuhamya hagati yacu namwe no hagati y'abuzukuruza bacu bazadukurikira, kugira ngo dukoreshereze Uwiteka ibitambo byacu byoswa n'ibindi bitambo byishimwe yuko turi amahoro. Abana banyu be kuzababwira abacu mu gihe kizaza bati nta mugabane mufite ku Uwiteka. Nicyo gituma tuvuga tuti niba tubwira batyo cyangwa abuzukuruza bacu bo mu gihe kizaza, tuzahera ko tubasubiza tuti dore imyubakire y'igicaniro cy'Uwiteka ba data bubatse kitari icy'ibitambo byoswa cyangwa ibindi bitambo, ahubwo ni umuhamya hagati yacu namwe. Barongera baravuga bati biragatsindwa ko twagomera Uwiteka uyu munsi tugateshuka tukareka kuyoborwa nawe, tukiyubakira igicaniro cy'ibitambo byoswa cyangwa icyo guturiraho amaturo y'amafu y'impeke cyangwa n'ibindi bitambo, kitari igicaniro cy'Uwiteka Imana yacu kiri imbere y'ihema ryayo. Abarubeni buzura n'Abisirayeli. Maze Finehasi umutambyi n'abatware b'iteraniro batware ibihumbi by'Abisirayeli bari kumwe nawe, bumvise uko Abarubeni n'Abagadi n'Abamanase babasubije, birabanezeza cyane. Nuko Finehasi mwene Eleyazari umutambyi abwira Abarubeni n'Abagadi n'Abamanase ati noneho uyu munsi tumenye yuko Uwiteka ari hagati muri twe, kuko mutacumuye ku Uwiteka mutyo, none mukije Abisirayeli amaboko y'Uwiteka. Finehasi mwene Eleyazari umutambyi nabo batware bava mu gihugu cy'i Galeyadi cy'Abarubeni n'Abagadi basubira i Kanani mu Bisirayeli, bababwira uko babashubije. Ibyo binezeza Abisirayeli, bahimbaza Imana, ntibasubira kuvuga ko bazabarwanya bakabarimbura igihugu Abarubeni n'Abagadi batuyemo. Nuko Abarubeni n'Abagadi bahimba icyo gicaniro Edi, risobanurwa ngo ni umuhamya wo muri twe yuko Uwiteka ariyo Mana. Yosuwa igice cya 23. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yosuwa bihanangiriza kuzirukana amahanga asigaye. Hashize iminsi myinshi Uwiteka amaze kuruhura Abisirayeli mu ntambara z'ababisha babo bose bari babakikije, kandi Yosuwa yarashaje ageze mu zabukuru. Ahamagaza Abisirayeli bose n'abatware babo n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, arababwira ati ubu dore ndashaje ngeze mu zabukuru, namwe mwabonye ibyo Uwiteka yagiriye amahanga yose ku bwanyu, kuko Uwiteka Imana yanyu ari we wabarwanije. None dore ayo mahanga asigaye muri iki gihugu hamwe n'amahanga yose narimbuye, nayabahesheje ubufindo ngo abe gakondo y'imiryango yanyu, uhereye kuri Yorodani ukageza ku nyanja nini y'Iburengerazuba. Kandi Uwiteka Imana yanyu izabakinagiza imbere yanyu, izabirukana buheriheri, muhere ko muhindura igihugu cyabo nk'uko Uwiteka Imana yanyu yababwiye. Nuko mube intwari cyane, mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose byose, kugira ngo mutazayateshuka muciye iburyo cyangwa ibumoso. Ntimukifatanye n'aya mahanga asigaye muri mwe, ntimukavuga amazina y'imana zabo, ntimukarahira imana zabo, ntimukazikorere, ntimukazipfukamire, ahubwo muzajye mwomatana n'Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwakoze kugeza ubu. Muzi yuko Uwiteka yirukanye imbere yanyu amahanga manini akomeye, ariko mwebwe kugeza ubu ntawabahagaze imbere ngo abaneshe, ahubwo umwe muri mwe azirukana abantu 1000, kuko Uwiteka Imana yanyu izabarwanira nk'uko yababwiye. Nuko mugire umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu, ariko nimusubira inyuma ho gato mukifatanya n'aya mahanga asigaye muri mwe, mugashyingirana mukifatanya nabo bakifatanya namwe, mumenye yuko mudashidikanya yuko Uwiteka Imana yanyu itazongera kwirukana ayo mahanga buheriheri, ahubwo bazababera umutego n'ikigoyi.
bazabamerera nk'inkoni zitimbura mu mbavu n'amahwa ahanda mu maso, kugeza ubwo muzarimburwa mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Dore ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, kandi muzi neza mu mitima yanyu yose no mu bugingo bwanyu bwose yuko nta kintu na kimwe cyabuze mu byiza byose Uwiteka Imana yanyu yabasezeranije. Byose byabasohoyeho, nta kintu na kimwe muri ibyo cyabuze. Nk'uko ibyiza byose Uwiteka Imana yanyu yababwiye byasohoye, niko Uwiteka azabasohozaho ibyago byose, kugeza aho azabarimburira mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Nimurenga isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yabasezeranije, mukajya gukorera izindi mana mukazipfukamira, uburakari bw'Uwiteka buzabakongera, murimburwe vuba, mushire muri iki gihugu cyiza yabahaye. Amen. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya, oh, ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, soma Bibiliya, oh, ijambo ry'Imana. Mu bihe bya kera, Imana yavuganaga n'abantu binyuze mu kanwa k'abahanuzi, igasohoza ibyo yavuze. Mu bihe bya none, twahawe umuzingo w'igitabo, ariyo Bibiliya, ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya. Hari mwene data umwe wahoze yifuza kuva mu byaha, abigerageresha imbaraga ze, ariko arananirwa. Imbaraga zimuhora zihishe mu ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, izakubohora. Imbaraga zimuhora zihishe mu ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya, soma Bibiliya, izakubohora. Niba ushaka kumenya iby'Imana ishaka, Soma Bibiliya, niba ushaka kumenya ibyo Imana yategetse, soma Bibiliya, niba ushaka kumenya iby'Imana ishaka, soma Bibiliya, uzasobanukirwa ikibiri cyiza. soma Bibiliya.